akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Bavandimwe turi kumwe cyangwa se mudukurikirana kuri uru rubuga rw'ivugurura n'ubugorozi muri aho twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya mwiza tugiye kwigiramo ijambo ry'Imana. Amagambo tugiye kwigira hamwe muri uyu mwanya aravuga ngo nukomeza kwiyoberanya uzapfa. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru ryera, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byakomeje kubana natwe. Waturinze uduhaye umwanya wo kongera kwiga ijambo ryawe. Ngwino ubane natwe, uduhe umugisha n'amahoro bigukomotseho, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko tumaze kubivuga mu kanya, amazina ni Sebutege Mishaeli. Tukaba tugiye gukomereza hamwe muri iki cyigisho tugiye kwigana. Tukaba dusaba buri muntu wese gusabira mu mutima. Turigana ririya jambo tumaze kuvuga haruguru rivuga ngo nukomeza kwiyoberanya uzapfa. Hari abantu benshi mu buzima bwabo bagiye biyoberanya, bakibwira ko ari ubuhanga, bakibwira ko bazi ubwenge, bakibwira yuko bazi gushyira muri gahunda neza, ariko mu by'ukuri byagiye bibabyarira urupfu. Mu byerekeranye n'iby'Imana hari abantu benshi bagiye bakora amafuti, bagakora n'ibyaha, bakiyitirira abantu b'Imana, ariko ku rundi ruhande ari abakozi ba Satani. Ingaruka yagiye iba mbi, bagasoza nabi. Turambure mu gitabo cy'ugwa kabiri rw'Abami igice cya mbere umurongo wa mbere. Igitabo cy'ugwa kabiri rw'Abami igice cya mbere umurongo wa mbere. Turahasoma aya magambo ari budufashe kumva icyo tugiye kuvuga muri uyu mwanya. Ahabu amaze gutanga, Abamowabu bagomera Abisirayeli. Icyo gihe Ahaziya yahanutse mu idirishya ry'insobekerane ry'icyumba cye cyo hejuru i Samariya, aragwa akurizamo kurwara. Bukeye atuma intumwa arazibwira ati, nimujye kundaguriza Baali Zebubi imana ya Ekuroni ko nzakiriye indwara. Ariko marayika w'Uwiteka abwira Eliya w'Itishubi ati, haguruka ujye guhura n'intumwa z'umwami w'i Samariya uzibwire uti, mbese cyatumye mujya kuraguza Baali Zebubi ikigirwamana cya Ekuroni nuko nta mana iri mu Isirayeli? Icyo nicyo gitumye Uwiteka avuga ngo tuzabyuka ku gisasiro uryamyeho, ahubwo uzapfa nta kibuza. Nuko Eliya aragenda. Uyu mugabo yari asanzwe ari Umwisirayeli, yari umwami w'Isirayeli, kandi mu Isirayeli abapfumu n'abakonikoni n'abashitsi bari baraciwemo. Uyu we nawe yari abizi kuko iri tegeko ryamurebaga kimwe n'abandi b'Isirayeli bose. Ariko byaje kurangira agiye kuraguza, ajya kubaza, aravumburwa. Eliya aramuvumbura nubwo yari yiyoberanije, ariyoberanya, ariko Eliya aramuvumbura, amutumaho Imana iramuvumbura imutumaho umuhanuzi Eliya, ahura n'ingabo ze. Murajya kuraguza kubera iki? Murajya kuraguza kubera iki? Nta mana iba mu Isirayeli. Uyu mugabo yari afite isoni n'ikimwaro cyo kutabaza Imana, kuko mu mateka y'ingoma yabo yaba bami b'imiryango 10 y'Abisirayeli, ubundi wenda ku bataza aya mateka dusa n'abasubira inyuma gato. Ubwo Abisirayeli bari bamaze kugomera Imana ku ngoma y'umwami Salomo. Amaze gupfa, ubwami bw'Isirayeli bwacitsemo imitwe ibiri, maze ubwami bwa inzu ya Yuda n'iya Benyamini biyoborwa na Rehobowamu umuhungu
wa Salomo. Maze Yeroboamu wigometse kuri shebuja Salomo, imiryango 10 y'Abisirayeli isigaye nayo iramuyoboka. Uyu mugabo yaje gukora icyaha gikomeye kuko yatinye ko Abisirayeli bazajya bajya Yerusalemu gusenga Imana, kuko ariho hari inzu y'Imana n'isanduku y'isezerano. Maze arema ikigirwamana hitwa Samariya, akubakubira imiryango aho, ahiga Abalewi iyo baba, ahimba ikintu gisa no gusenga ariko atari ugusenga. Bagasenga ibigirwamana ariko badasenga Imana yo mu ijuru, ariko mu ishusho isa n'iy'Imana. Uyu rero nawe numwe muri urwo rubyaro. Uyu ijambo ry'Imana ritubwiye witwa Ahaziya, numwe mu bagomeye Imana, ariko nuwo muri rwa rubyaro rwari rwaramenyereye kwiyoberanya. Ariko ntibyatumye umuhanuzi atamuvumbura, namubwira ngo bizagukoraho, uzapfa. Reka turebe mu gitabo cy'Abami ba mbere igice cya 14 umurongo wa mbere. Ndabanza nsome imirongo myinshi ya Bibiliya, hanyuma turaza turebe n'ikibindi bitabo bidufasha kubyumvaho. Urwa mbere rw'Abami igice cya 14 ku murongo wa mbere haranditse ngo, icyo gihe Abiya mwene Yeroboamu ararwara. Yeroboamu abwira umugore we ati, ndakwinginze haguruka wiyoberanye, utamenyekana ko uri muka Yeroboamu, maze uyishiro. Niwe umuhanuzi Ahiyaba wamvuzeho ko nzaba umwami w'ubu bwoko, kandi ujyana imitsima 10 n'udutsima n'ikibindi cy'umutsama umusange, nawe azakubwira yuko umwana azamera. Nuko muka Yeroboamu abigenza atyo, arahaguruka Yishiro kwa Ahiya. Ariko Ahiya yari atakibona, kuko amaso ye yarahumye, ahumishijwe n'ubusaza. Uwiteka abwira Ahiya ati, dore muka Yeroboamu aje kukubaza iby'umwana w'urwaye, ndakubwira ibyo uza kumubwira. Ubwo uyu yiyoberanije akimara kwinjira aha, ariyoberanya yihindura undi mugore. Nuko Ahiya yumva ibirenge bye, akinjira mu muryango aravuga ati, yewe muka Yeroboamu injira, niki gitumye wihindura undi mugore? Uyu yagerageje gukora ibishoboka byose, inama ye n'umugabo we bayipfunditse, bari kumva biyoberanije, nta kundi barisize biciyemo. Ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana riravuze ngo, dore Yeroboamu n'umugore we bariyoberanije, bamenyekanye batararushya banavuga. Tekereza yuza kuba wowe uzi ngo wiyoberanije neza, ngo witunganije neza, ngo uzi yuko Imana wayishutse ko byaciyemo. Ubu hari abantu bahenga ku isabato hageze, bagahenga amateraniro ageze, akambara neza, Bibiliya akayifata neza, nuko akihanagura, akisiga, agasatsa akagasokoza, akiyoberanya, maze akagenda akagira ngo ubwo Imana ndiyamuroye. Turigana ijambo ritubwira ngo nukomeza kwiyoberanya uzapfa. Iri jambo hepfo riravuze ngo, umurongo wa 7, yewe muka Yeroboamu injira, niki gitumye wihindura undi mugore? Umva, ngutumwaho amagambo akomeye. Genda ubwire Yeroboamu uti, umva uko Uwiteka Imana y'Isirayeli ivuze ngo, yagukuye muri rubandira gukomeza, ikugira umwami w'ubwoko bwayo bw'Isirayeli, ikugabiza igihugu igikuye ku nzu ya Dawidi, ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi, witonderaga amategeko yayo, akayikurikirana umutima we wose, kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose, uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, urandakaza, uranyimura, unshyira inyuma. Nuko rero nicyo kizatuma nteza inzu ya Yeroboamu ibyago, kamaraho umuhungu wese kuri Yeroboamu, uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisirayeli, ngaheha pe inzu ya Yeroboamu kuko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Murongo wa 14,
umuntu wa Yerobowamu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, kuko Uwiteka ari we ubivuze. Nuko haguruka witahire, icyakora uzaba ugishinga ibirenge ku rurembo, umwana apfe. Kwiyoberanya kwe ntacyo kumaze. Yibwiye ko agiye gushuka Imana, yibwiye ko hari ubundi bwenge budasanzwe ari bubajyanye, ariko mu by'ukuri kwiyoberanya imbere y'Imana bifite ibihano birangirira mu gupfa. Mu gitabo cy'Urwa mbere rw'Abami nanone ibice 22 umurongo wa 29 handitseho aya magambo akurikira. Ibice 22 umurongo waho wa 29 handitseho aya magambo akurikira. Reka tuyarebe ijambo ry'Imana twumve icyo ritubwira kuri uyu murongo. Ku murongo wa 29 handitseho aya magambo ngo, bukeye umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda, uyu ni Ahabu nawe wari utabaye, agiye kurwana, yaniniye ubuhanuzi bwa Mikaya, maze agambirira kujya kurwana. Maze mwumva uko yavuze. Bukeye umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda baratabara, batereramo Tegariyadi. Umwami w'Abisirayeli abwira Yehoshafati ati, ngiye kwiyoberanya nje ku rugamba, ariko wowe ambara imyambaro yawe y'ubwami. Nuko umwami w'Abisirayeli ariyoberanya ajya ku rugamba. Kandi ubwo umwami w'Isirayeli yari yategetse abatware b'amagare ye uko ari 32 ati, ntimurwanya boroheje cyangwa abakomeye, keretse umwami w'Abisirayeli wenyine. Nuko abatware b'amagare barabutswe Yehoshafati, baravuga bati, nguriye umwami w'Abisirayeli koko. Nicyo cyatumye bamuhindukiriraho kujya kumurwanya. Yehoshafati arataka, ariko abatware b'amagare babonye ko atari we mwami w'Abisirayeli, barakimirana barorera kumukurikira. Nuko umuntu umwe afora umuheto we, apfa kurasa, ahamya umwami w'Abisirayeli mu ihuriro ry'imyambaro ye y'ibyuma. Umwami niko kubwira umwerekeza w'igare rye ati, kururu rukoba duhindukire, unkure mu ngabo, kuko nkomeretse cyane. Uwo munsi intambara irushaho gukomera. Umwami bamufatira mu igare rye, ahangana n'Abasiriya. Agejeje nimugoroba aratanga, amaraso ye yimisha ava mu nguma, adendeza imbere mu igare. Izuba rigiye kurenga, bararangurura mu ngabo bati, umuntu wese niyisubirire mu mudugudu w'iwabo mu gihugu cyabo. Uko niko umwami yatanze, bamuzana i Samariya bamuhambayo. Uyu ni uwiyoberanije wundi wa gatatu. Uyu Ahabu nawe yagiye mu rugamba, yaniniye Imana yanayirwanije, maze arangije nawe aragenda ariyoberanya, yambara imyambaro yigira umusirikare udasanzwe, atekereza ko bitari bumenyekane. Ariko igihe cyo gucirwaho iteka n'Imana cyari cyageze, maze uwo mwanya agize ngo arihisha, bafora umwambi upfa kugenda. Kuko yari isaha yo gucirwaho iteka kwe, umwambi wabaye nk'uyobowe n'ikiganza cy'Imana, ufatiraho ibyuma bihurira. Ahabu asezera ku bugingo. Bana b'Imana kandi bakundwa, muri iri jambo turi kwigana risobanura ibyerekeranye n'uburyo abantu biyoberanya, akaba amaherezo yo kwiyoberanya ari ugupfa. Mu gitabo mfite hano cyitwa Abahanuzi n'Abami, bagerageza kutubwira ibya Ahaziya wa wundi twahereyeho. Baravuze ku rupapuro rw'157 ngo, le récit des péchés d'Achazia et de son châtiment l'emporte un avertissement auquel nul ne devrait rester indifférent. Aravuze ngo amateka y'icyaha cya Ahaziya n'igihano yahawe ni umuburo umuntu wese adakwiriye kureka ngo upfe gutambuka utyo. Ni umuburo. Aujourd'hui, les hommes peuvent ne pas rendre hommage à Dieu païen, et cependant des milliers d'entre eux adorent Satan comme le fils roi d'Israël. Muri iyi minsi abantu bashobora kuba badasenga imana z'abapagani, ngo dusange bafite impigi, ngo dusange bafite za biheko bubakiye, ariko mu by'ukuri bakaba basenga Satani nk'uko umwami yari uw'Abisirayeli ariko asenga abadayimoni, nawe asenga ibigirwamana. L'esprit d'idolâtrie règne dans le monde
umwuka wo kutizera uri mu isi. Bien que sur l'influence de la science, il a pris des formes plus raffinées et plus séduisantes que l'époque où Achazia consultait les dieux des clones. Ni ukuvuga ngo isi ya none ubu ngubu irasenga ibigirwamana, ariko ibigirwamana bya buno byarasigirijwe. Ibigirwamana bya buno byo ni ibigezweho, kuko ibigirwamana biri gusengwa buno byitiriwe siyanse, ndetse birarushaho kuyobya nk'igihe cya Haziya, igihe nawe yajyaga kubaza imana ya Ekuroni. Mu by'ukuri ibintu birahinduka buno, abantu bakabaza siyanse, ibyorezo bigatera bakabaza siyanse, ingaruka z'ibyaha zikabaho ngo turabaza siyanse. Reka tujye muri za laboratwari turebe. Maze mu gitabo cy'intambara ikomeye naho hagahimana hakandika ngo Satani ajya yinjira muri za laboratwari ngo akifashisha abakozi be b'abahanga, ngo agakora uburozi akabumisha mu isi, ngo isi ikarwara kakahava. Iki nicyo kibazo kiremereye cyane isi ya none uyu munsi ifite. Barasenga ikigirwamana siyanse. Ntabwo siyanse zose ari mbi, ariko siyanse zitera kwimura imana zihwanye na Ekuroni, aho abantu batakizera Bibiliya, ntibizera icyo ijambo ry'Imana ryavuze, bagaha agaciro siyanse maze bakimura imana ihoraho. Ibyo bizatuma uko kwiyoberanya kwabo, umuntu aho arambika Bibiliya hasi yitwa ngo ni umukristo, maze akabaza siyanse akayizera, ikoranabuhanga, ibigezweho, ubuvumbuzi n'iterambere bigasengwa kuruta imana yo mu ijuru. Ni ugusenga ikigirwamana cya Ekuroni. Abakristo babisenga bazasorezwa mu gukozwa isoni nabyo. De nos jours, ravuze ngo chaque jour nous fournit la triste preuve que la foi dans la parole prophétique diminue. Aravuze ngo buri munsi tubona amakuru atwereka neza ko nta muntu ukizera ubuhanuzi. Umubwiye ngo ibi byahanuwe hehe ko ari siyanse? Byahanuwe hehe? Ibi biva hehe? Abantu bararwanya imana bifashishije ibintu nk'ibyo ngibyo. Arakomeza ngo alors que la superstition et la sorcellerie satanique captive l'esprit des foules. Aravuze ngo mu gihe abantu bifashe batyo, bari kwanga ijambo ry'Imana, ntibemera ibyahanuwe, wabasomera ngo n'ubuhanuzi buri gusora bakanga ngo ni siyanse, no guhindagurika kw'ikirere, twabonye iteganyagihe, twabonye uko imiyaga yifashe, twabonye za magma zikorerwa munsi y'isi n'ibindi. Abantu bakagira ukuntu babihindura, bakagira uko bo babyita. Maze aravuze ngo uko gushidikanya ijambo ry'Imana n'uburaguzi n'ubucunyi bwa gisatani bumaze kwigarurira abantu imbaga nyinshi. De nos jours, les mystères de culte païen sont remplacés par des associations et des réunions secrètes. Ravuze ngo amabanga y'inteko z'amateraniro y'abapagani byasimbuwe n'amateraniro yo mu ibanga, par des séances de médiums spirites qui ont lié dans l'obscurité. Aho ibi byamaze gusimburwa n'imyitwarire y'abantu ikorera mu mwijima, aho ibintu abantu bari gukorera mu mwijima imyuka mibi. Les révélations de ces médiums sont laissées avec avidité par des milliers de personnes qui refusent d'accepter la lumière de la parole de Dieu. Aravuze ngo iyo mikorere y'abazimu, iyo mikorere y'imyuka mibi, iyo mikorere y'abadasenga batubaha amategeko y'Imana, ariko babeshya ngo beretswe abantu bakabihubukiramo kaho ari ikindi kintu kizima, banze kwemera umucyo wo mu ijambo ry'Imana. Les adeptes du spiritisme peuvent parler avec dérision des magiciens de l'Antiquité. Mu by'ukuri inyifato y'imyuka y'iki gihe ishobora nayo kwirarira nk'iy'abamago n'abapfumu bo mu gihe cyashize. Aravuze ngo ceux qui s'abandonnent à la sorcellerie diabolique peuvent se vanter d'en avoir reçu un grand bien. Mu by'ukuri abantu biratira mu bucunyi bwa Satani, hari igihe bajya birata ko hari amajyambere akomeye bamaze kugeraho, ndetse ko hari iterambere rikaze bamaze kugeraho. Mais c'est que les preuves que leur conduite est sage ou sûre
aravuze ngo ariko se ni ikihe gihamya cyakwereka neza ko inyifato yawe ari iy'ubuhanga kandi ko ifite umutekano? Qu'importe si la vie est prolongée, ntacyo bitwaye naho umuntu yarama. Qu'importe si les biens temporaires sont assurés, ntacyo bitwaye naho umuntu yatunga cyane. Quel profit attirera-t-on finalement si l'on méprise la volonté divine? Ariko uratekereza ko amaherezo yawe ari ayahe niba ukomeza gusuzugura amategeko y'Imana? Tunga, rama, ubeho, ariko uratekereza amaherezo yawe ari ayahe nukomeza gusuzugura amategeko y'Imana? Tous ces avantages apparents s'avéreront comme autant de pertes irréparables. Izo nyungu zose zigaragarira amaso zizatamuruka nk'igihombo kidashobora gusanwa. Abantu nibakomeza kwiyoberanya bakanga ijambo ry'Imana, ibyo bagezeho bizatamuruka nk'ubusa butagira uko bumeze. Ndagira ngo nihute ngere hepfo. Ce n'est pas impunément que nous pouvons renverser l'unique barrière que le Seigneur a adressée pour mettre son peuple à l'abri des atteintes de Satan. Ntabwo abantu bagenda bakamena urukuta bakivana mu kigo Imana yageneye abayo maze bakagenda bakiroha mu minwe ya Satani no mu bwatsi bwe, Imana inanigwe kubahana. Ntabwo dufite umwanya wo kuvuga byinshi kuri iyi ngingo, ariko bike byo dushaka kuvuga nibi. Mu bandi bagerageje kwiyoberanya, wasoma mu rwa mbere rwa Samweli ibice 28 umurongo wa 3. Sawuli yanze Imana, yanga kumvira amategeko y'Imana. Igihe abonye byose birangiye, kandi Sawuli niwe wisha abapfumu, niwe wabahize, niwe wabaciye mu gihugu, ariko igihe azazaniwe yari yaranze kumvira Samweli akiriho. Igihe azazaniwe yihebye, aravuga ngo nibaje kumushakira Sawuli ngo arebe ko yavugana nawe akagira icyo amumarira. Maze amagambo yambabaje ngo Sawuli ariyoberanya. Niko n'ubundi Bibiliya itubwira. Sawuli ariyoberanya ajya kureba umushitsikazi wa Endori. Igihe yaragezeyo, maze umushitsikazi ahamagaye imyuka ye mibi, avumbura ko ari Sawuli. Aramubaza ati wibu bitewe niki? Ati nihebye. Niko yamushubije ati nihebye, mbona nta kundi biri bube mpitamo kuza kukubaza. Ariko mu by'ukuri amagambo Sawuli yabwiwe n'ubundi nubwo yiyoberanije n'urupfu. Yarabwiwe ngo akanguye iyo myuka mibi yaje mu ishusho ya Samweli, yaramubwiye ngo urankangurira iki? Imana yakwanze uzapfa. Mu gitondo niho urugamba rwo kugwana n'Abafilisitiya rwari ruri bube. Ibaze umwami Sawuli amaze kubwirwa ayo magambo kandi yiyoberanije, yikubita hasi, yari yabwiriwe, yari atariye, yihebye cyane, ahaguruka yikubita hasi ararabirana. Umupfumu aratangira arahembagura, abasirikari be baratangira barahembagura ngo barebe nibura Sawuli ko yagira akafata. Barahendahenda, mu gitondo abyukira ku rugamba. Ubwo rugamba ntiyaruvuyeho, yarapfuye kuko yarwanije Imana kandi akabana nayo yiyoberanya. Undi wasoma ni benshi muri Bibiliya, ni benshi. Yuda Isikariyota yabanye n'abandi yiyoberanya, ijambo ry'Imana ataryumva. Yuda yari afite ingeso imwe iteye ubwoba, yanditswe hano mu gitabo cy'uwifuzwaga ibihe byose 718. Bavuzeho ijambo ravuze ngo Judas était complètement aveugle à ce qui concernait ses faiblesses de caractère. Pour cette raison, le Christ lui donna l'occasion de les apercevoir et de s'en corriger. Yuda yari impumyi ya burundu kubyerekeranye no kumenya indege nke ziri mu mico ye. Kubw'ibyo Yesu yagerageje kumuha imyanya myinshi cyane ngo abashe kwikosora, ariko mu by'ukuri Yuda yari impumyi idashobora kurabukwa. Yuda ntiyagiraga karabukwa haba namba. Yuda ntiyihanaga, Yuda ntiyisubiragaho. Guhana Yuda kwari ugutigihe. Guhana Yuda ku ipaji ya 722 yaravuze ngo Judas était certain qui ne se laisse jamais prendre. Yuda yari wa muntu utajya ukosorwa. Yuda yari wa muntu utajya wigishwa. Yuda yari wa muntu utajya wihana. Décida de risque l'aventure. Yuda yakomezaga kwibera mu buzima bwo kwigerezaho ajya kure y'Imana. Yuda yari wa muntu ujya kure y'Imana. Yuda yari wa muntu wigerezaho akajya kure y'Imana, Imana ikamubura kandi ahari. Reka
mbabwire mu by'ukuri ikintu gikomeye cyane Yuda yakoze. Yuda uburyo yari abayeho ni wa muntu utigishwa, ni wa muntu udakosorwa. Abasore banditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 23 bageragezaga kwiyoberanya, baje no kwirukana abadayimoni ngo mu izina rya Yesu wo Pawulo abwiriza turabirukanye. Umunsi umwe abadayimoni barabakubita babashwanyagurizaho imyenda, ishyano rirabagwira. Ubu dufite abantu benshi cyane biyobagiza, dufite abantu benshi biyoberanya, bazi umucyo, bazi amabwiriza n'ibyo basabwa, ariko banze kubishyira mu bikorwa. Imana ikiduhamagarira muri uyu mwanya, mwene data nawe mushiki wanjye, niba udashaka gupfa, guhera none reka kwiyoberanya, reka kujya urenga iwanyu ngo ube umupagani. Nuhura n'abantu b'Imana ngo ube nk'amagambo ngo mbe tuvugane uruhe rurimi, urw'ikanani, urwo mu isi, urwaheye. Imana turinde kwiyoberanya, tuba bayo, tugire ishusho yayo, duse nayo, tuzaraga ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.